ahangaha twasuye Jackie we mu rugo dusanzwe tuza kumuganiriza ariko uyu munsi ndabona atari nk'indi misi isanzwe tumuganiriza kubera sinzi wagira cyandi kwezwa sha ubuzima waba urimo bwose ukwiye gushima kuko nubwo ubabaye hari abari mu bitaro ntabwo uri mu bitaro kuko nubwo ufite ibyanze gukunda uyu munsi hari abapfuye hari abari rusororo. Hanyuma Jackie ubuherutse twaganira ikiganiro cyiza tuvuga ivuga butumwa ryiza ndetse utubwira ko ubuhanuriye ari bwo bwa nyuma nta bundi buhanuzi yongera gukinira Imana kimanuka igakora. Jackie umurimo w'Imana muri iyi minsi uhagaze ute? Mu minsi yashize igeze kuza gusenga yari afite gahunda yo kubagwa kanseri. Hano bigeze nyuma araza turasenga Imana ivugana nawe iramubwira ngo irandevu ufite nyetesheje agaciro yo kujya kubagwa kanseri. Imana warura ararira njyana ugufashwa kumbi we yiririye ari gutekereza ukuntu azagwa ku iseta. Imana yishyira mu ngo ntabwo uzapfa. Ikindi cya kabiri nta nubwo iyo kanseri ikikurimo ndayikuvuye ugiye kuba muzima. Arashidikanya nk'umuntu ariko Imana ikora ibyayo. Ikintu cyanshimishije cyane imbaraga nuko yagiyeyo barongera bamucisha mu cyuma bisanzwe baramupima baramubwira ngo byagenze ute kanseri yagiye byagenze ute. Aramamagara cyakwa niyamamagara gutyo gusa mbona arateza araje arambwira ngo ya kanseri nkuko Imana yabivuze ubu ndi muzima. Rero tugiye muri detail nasanga ari byinshi. Umuntu ashobora kuhita yibaza nkawe uyu undi araza mu minsi yashize nari cyumwera araza yari yamba gusa mu baduteza amatwi hari indwara Imana ikijije. Hari indwara amahirwe Imana dusenga ikiziza abaganga bakiza nizo badakiza Imana irazikiza. Imana irambwe ngo ikijije indwara. Ni by'agaciro gakomeye kuduhitamo no kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Angeyo nitwa David nige mugiye kubana muri kiganiro nkanakiura ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana umwana w'Imana ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Niwe mutumirwa wacu uyu munsi tugiye kubana nawe hano kuri Gonarike Plus. Ni umuhanuzi urwanura ibintu bigasohora. Rero nabatindeye cyane reka mwakire. Jackie ndakwakiriye. Murakoze. Meze ute? Meze neza. Ikibanzo dushyira imbere y'Imana. Senga Imana. Yego. Turagushimiye Mwami Yesu, turaguhimbaje uri imbaraga zacu, ibyiringiro byacu. Muri wowe niho tubonera ubuzima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimiye ko abanye natwe uraturinda wabaye mu ruhande rwacu. Hari byinshi byahize ubugingo n'umubiri ariko niwemeye ko abadayimoni batwiba izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turasenze dusengera uyu mwanya n'umuntu wese ugiye gukurikira iki kiganiro reka habonekeho umwanya wo guhembuka umwanya wo kubohoka ucagagura imigozi. Reka icyubahiro cyawe gishirwe hejuru umuntu wese uri bwumva ijambo ryawe ahemburwe mu mwuka no mu mubiri. Dukeneye intsinzi ngwino natwe mu iki kiganiro utwiyoborere mwuka wera w'Imana abari uza kubana natwe tugwaye karibu nikaze mu izina rya Yesu amen. Amen. Hanyuma Jackie nongiye kubikaze na karibu hano kuri Gonarike Plus wacu. Murakoze cyane. Tutatangira ikiganiro kuko turibuze kuvuga amagambo akomeye muri iki kiganiro. Turibuze kuganira n'umuhanuzi Imana duhaye mu gihe nk'iki nawe dukurikiye umve ko uyu ari umuhanuzi umwe muri bya bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Muri babahanuzi bamwe bakiri kandi bakavuga Imana ibahaye message atari babandi bavuga Imana itababwiye. Hanyuma rero reka banze mbahitangazo sibyo Jackie? Yego. Ku muntu dukurikiye iyo dusoje gukorana n'umukozi w'Imana ikintu dukora iyo dusoje turamubwira akaduhereza nimero yo ku muntu wifuza gusengana nawe mujye mukurikira ikiganiro nyaboneka kuko iyo dusoje ikiganiro turamubwira akayitubwira no kuvuga ngo iyi nimero ye ibiri mu kiganiro. Hanyuma ku bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye ku bantu bashaka gusengana nawe ni karibu ako kanya kanyu ko gufata nimero ye turakabimire tuzaza kuyimusaba nyuma. Ikindi niba ukunda ibiganiro byacu ugomba gukora subscribe waba ufite n'inshuti yawe ukunda wifuriza ibyiza ukamusangiza kino kiganiro kuko twebwe ibiganiro dukora ni ibiganiro usangiza inshuti yawe nawe umuntu nawe gusangije kino kiganiro umuntu kiguhaye
ni inshuti yawe kandi igukunda ikwifuriza ibyiza. Hanyuma rero reka twakire umukozi w'Imana. Jackie, karame, umeze ute? meze neza. Ndimo ndakureba hano ukuntu usa. Ngakubonera ubwiza bw'Imana. Amena. Uriho ubwiza bw'Imana pe. Urakoze. Ariko nanone kubyibuha byo ntago birakunda neza. Byaranze. Ariko ntacyo. Amavuta y'Imana akugaragaraho ukuntu usa, ukuntu umeze, bigaragara ko pe Imana iri kumwe nawe. Yego. Muri iyi minsi umeze ute? Iyi minsi imeze neza. Muri iyi minsi ndi kwihoreza abantu. Abantu bankurikiye kano kajambo ntago ndi kukabura pe. Aka kajambo kandi namwe mujye mukazirikana. Ndi kwibaza ijambo rivuga ngo nk'abantu batazi Yesu babayeho bate? Bariho nabi cyane. Bariho nabi. Wabonye kuko kumumenya nibwo buzima. Aha ngaha twasuye Jackie we mu rugo. Dusanzwe tuza kumuganiriza, ariko uyu munsi ndabona atari nk'indi minsi isanzwe tumuganiriza. Kubera sinzi wagira ngo cyandi kwezwa sha. Kwezwa gute? Wabona ndi umujyi. Oya ukusa bitandukanye n'iminsi yashize kugaragara. Imana ihimbazwe. Kizi ni bari ngiye nyine ubikubwiye. Ibihimbarizwa. Ngibaza umuntu utaramenye Yesu, uwo muntu koko ariho nabi. Nicyo kintu akwiriye? Akwiye kumumenya. Akeneye kumumenya nicyo akeneye. Ngibaza ukaryama ijoro rimwe, amajoro abiri, amajoro atatu, umwaka ugashira, indi myaka ikaza utaramenya umuntu ngo ni Yesu. Ni ikibazo. Ni ikibazo gikomeye. Ibintu bibiri Jackie. Ibintu bibiri ku muntu wamenye Yesu. Wabwira abantu badukurikiye bataramenya Yesu, wabakumbuza kumenya Yesu. Ikintu cya mbere cyiza Yesu agira atanga amahoro. Ubuzima bwose waba urimo niyo byaba bimeze nabi cyane, Imana itanga amahoro. Itanga amahoro. Kandi umuntu wamenye Yesu ntabwo bagira ubwo bw'imisi n'ibihe, ntabwo n'abajoro bamutera. Oya, ntabwo babusanzwe bw'ubuzima bizagenda ute, ntabwo. Yego. Ubu ni ku bantu badukurikiye Jackie ni nyiri magambo meza. Ubwo ku bantu badukurikiye mwumve kino kiganiro ukuntu kiraba kimeze. Kiraba ari ikiganiro cyiza, kiraza kuboherwamo ibintu byinshi, abantu turi buze kwiga ibintu byinshi, ariko nanone turaza kumva Imana bundi bushyashya hamwe n'umuhanuzi w'Imana. Abantu muri iyi minsi basigaye bambwira ati David ukunda abahanuzi. Nibyo ngiye nkunda abahanuzi, cyane cyane umuhanuzi uza akakubwira ati nubwo ubona bimeze gutya byagucanze bizakunda ejo. Yego. Nk'ubu wasanga nk'ubu nibereye hano hari nk'utuntu turimo kunshanga, wasanga Jackie turava hano twamara gukora akambwira ati David genda kureberamo. Maze iminsi ndi kubwira abantu ngo turebe twumve ariko tuniki. Byaba bibabaje gukurikira ikiganiro ugakurikira ukuntu Jackie ari mwiza, ariko nimuze gukurikira abasore Jackie nk'uko mubibona. Hari ikibara yasobanura agatoki. Reba Jackie. Ubaye iki? Hari icyo Imana yasobanuye. Hari ibyo yashyize ku ruhande. Hari ibyo yashyize ku ruhande. Ntabwo mbibabaye. Ku bantu buze kudukurikira ugakurikira Jackie uburyo avugamo Imana ni byiza, ugakurikira ijwi rye ryiza, ukareba mu kanwa ke. Jackie hari abantu bajya mu kanwa heza, sibyo? Heza ku isi wumva ku buryo kumukurikira avuga nubwo utagenda usigarana ibintu avuga, ariko ukabona ukuntu nyine ukuntu avuga birakuryoheye. Yego. Byaba bibabaje rero gukurikira ikiganiro nk'iki cyo kuba ku murimo w'Imana ukagenda nta kintu na kimwe wizemo. Gira icyo ukuramo wowe udukurikiye. Ku bantu bazi Jackie, hari akantu nkunda gupostinga iwanjye kuri stati ya WhatsApp ku bantu badafite nimero yanjye, ubwo ntimwakabona, ariko ku bantu bafite nimero yanjye kavuga ngo ubuzima ucamo bwose ukwiye gushima. Ubuzima waba urimo bwose ukwiye gushima, kuko nubwo ubabaye hari abari mu bitaro ntabwo uri mu bitaro, kuko nubwo ufite ibyanze gukunda uyu munsi hari abapfuye, hari abari rusororo, wowe uyu munsi uracyariho. Nubwo urwaye hari abapfuye nyine, ikimenyetso kikwereka ko ugomba gushima. Ubwo buzima urimo ntabwo bukeneye, ariko hari undi wifuza kuza kububamo nubwo nawe udakeneye kububamo. Ariko Imana we nukubera iki buriya nk'ubu Jackie ariko yakabona hari ibyo adafite, nkabona byanshanze biranakomeye. Hari udukurikiye uri kuvuga ati niyo naba nka Jackie ariko ntacyo bitwaye rata.
amahire ko byaba bimeze kose Imana itwihera amahoro. Imana iduha amahoro twebwe dusenga. Kuri rya jambo twaherera ati ngo umuntu utazi Yesu nta mahoro agira. Nayagira pe. Tuba tugomba gushima mu buzima bwose turi kugenda tugira ute? Turi gucamo. Buzima bwe bwa buri munsi ukwiye gushima Imana. Hari ikintu namaze kumenya ntanagisobanukirwa neza nuko nta kintu kitugeraho gitunguye Imana. Nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Nubwo uri kurira ubabaye si ibyawe wenyine. Hari n'abandi mu bisangiye. Nta gishyo ufite. No nigashobora kujya kurira. Nubwo buri wese nkamenya umusongo uri ku muryango wese agira agasonga ke, ariko ari igihe ngera ahantu nagiye numva mfite ibibazo. Noneho undi muntu ahita ntangambwira ibibazo bye. Naye namubwira ati se koko namubwira ko nanjye mfite ibibazo kandi numva ibye biruta ibyanjye. Nahise nceceka. Dore impamvu utabivuga. Nkatwe dusenga hari igihe umuntu akuzanira icyifuzo cyangwa ikibazo ngo usenge. Wagipima kumva kiroroshe ku byo ufite ariko ukamutabariza ijuru. Niwabimubwira ukicecekera ariko ukumva biroroshye pe. Aya ari kurira ntaragera naho warize. Ariko ndari kuganya. Birarutana. Bigenda. Ajya sinina wavuze ngo icyura n'icyo abandi barirana. Icyuririra icy'abandi barirana cyane. Ushaka kurira hari abantu duhura nabo nkatwe baba mu nzu z'abandi ukarira ngo Mana uzamenza. Hari abazirimariza batajya basinzira. Hari abandi bafite amafaranga cyangwa bafite n'ingo n'abagabo ariko batagira ibyishimo. Nibazi igihe batahira ntibamenya gahunda zabo bafite. Mbese icyurira abandi barakirirana nibisanzwe mu buzima. Ubuzima nabwo ahantu bujya bunshanga buragoye. Nje nibaje formule y'ubuzima birashanga. Hari undi weje ubona watubwije ati shate kakubwiye David ati iki ati Mana ikura kikwica ikagusiga igituma usenga. Hariko Imana itakora ntabwo bimarira rimwe. Gikora kikwica ariko igatusiga igituma usenga. Arega ibibazo ahanini David biduhuza n'Imana. Izi ntambara turwana nazo ziduhuza n'Imana. Umuntu urwaye n'utarwaye ntabwo wasenga kimwe. Ariko iyo wababaye nibwo utangira kwibuka ngo bahiga gute imihigo. Nibwo utangira kumenya ngo imisozi kugira senga. Umuntu ubabaye agahinda kenshi kaduhuza n'Imana. Hari bamwe mu nkurikiye mwagiye mugahiga ati Imana nunkorera iki nzakora ibi. Tukirahira ijambo Imana mbaza iminsi nkaho yari imaye ahari. Efuta umunsi umwe ajya ku rugamba ngo yahize imihigo. Abwira Imana ati numa ngatsinda uru rugamba nkanesha iyi ntambara ngiyeho nkayitsinda ikizasohoka bwa mbere mu nzu yanjye mvuye ku rugamba nzakiguha nicyo nzakigutura. None ngo Efuta aragenda. Imana burya ibintu byose uvuga yandika ahantu kandi imihigo ikibabaje duteranya nayo. None ngo Efuta akiva ku rugamba iramuneshereza ariko hari n'ibyo ikora kubera imihigo tuba twahize. None ngo Efuta avuyeyo akigera mu muryango wasohotse wa mbere n'umukobwa we akunda aba ari usohoka. None kuko rero abihigiye Imana arabihigura aremera. Bandi yahise avuga ati kwekere wosotse mbere. Nubundi ari toto byava ngo wenda arazi ko arasohoka nk'inka se indogobe se cyane umugore we cyane ibindi cyane umugaragu we. Ariko abonye umukobwa ari usohotse araba nakundi umukobwa wanjye nagutanze uri mu mihigo nahigiye Imana. Cyakora nawe aramwumvira ngo migenge gusezera ku bukumi bwanjye. Ariko witeka we mihigo yose wahize kitamushiremo imiyaga mubwire ngo reka kumutamba wimujyana ndagushakira igitamba nk'uko yabikoze kuri Isaka. Bivuze ngo uko uyu munsi bimeze ntabwo ari ejo bizagenda. Yaramuretse aramuhigura iramureka aragenda aramuhigura. Nawe rero imihigo wahize. Umuririmbyi aravuga ngo muranabaza nkabatabara ngo mwamara kudamarara mukanera umugongo ngo ibizaza nyuma muzarengerwa nande. Ndi kubaza wowe ubwo kurako kantu David yarashizemo k'imihigo. None ko watabaje kagutabara ugahiga nuhigure ibigiye kuza bikomeye cyangwa ibyo urimo bikomeye uzahiga iki? Ntibyambere utarahigura. Ariko nakano kantu k'imihigo karakora buragatuma Imana ikora. Ariko nanone kakaduteranya nayo nubwo tudahigura.
barayigura ariko gatuma Imana ikora ngaho mbwira kuzayigira mu muhigo mu wundi wenjya nkuna nawe wundi uramuwe ni hano yego nawe yarasenze asanga yasenze ayo mu mazi ayo mu buvumo ayo mu ishyamba ayo yambaye ubusa ayo ari hejuru ayo mu mvura asanga nta sengesho na rimwe atigeze agira ute asenga ariko agetse akana ngira ati umwana nzabyara nzamuguha ariko ikiza cyabariye barahiguraga kuko aravuze ngo sinzamuvomesha sinzamucisha inkwi nta nubwo azajya kumingira we nta n'ukindi azakora agicuka nzamuguha bari abantu bari bazi guhigura ariko nivuna umukeba wanjye mwivuna mukeba ni babuzi ubuzima babakeba dufite babakeba b'abarozi babakeba b'abanyamagambo gatangaje ariko mukeba wanjye mwivuna abone basi ko nari ngubu meki mugongo naho wamujyana ariko yabibonye ko nabyara ikiza cyabo rero bazi guhiga bagahigura none wowe nabyuze bivuze ngo tugendeye kuri rya jambo natangiye mvuga ngo turebe tunumve ariko tuniki bivuze nkawe umuntu ufite umuhigo iki nicyo giye kureba imihigo yose ureba hari n'igihe utekereza ati kubera iki ntasubijwe ariko wahize imihigo cyangwa se kubera iki nageze mu bisubizo bikagenda burari ari ikitangaza kiguruka hari n'ibikunyagwa hari ibisubizo biguruka bikagenda Imana ikakwemera imodoka akubwira ati imodoka ndayiguhaye yaje ikayita ipfa kandi Imana yasoje isezerano ejo bundi barabaye isezerano ya moto noneho aragenda yigurira za moto zaje vuba nashatse kuvuga za sipiro oya ntabwo turi kubamamariza rero bigeze nyuma ipine rimera nk'ikidomoro cyavuyemo nk'ipine ryavuyemo umwuka arangije ati Imana avuganye nanjye moto ati none igize ute ati yapfuye ati nta n'umwaka nayo natanze ntarayabona umuntu umwe aramusubiza ngo wabona warahize ntuhigure wabona warahize ntiwahigure kandi ibyo bintu biraba twisuzuma ariko ntabwo dukeneye ibisubizo biguruka ntabwo dukeneye ibitangaza biguruka Imana itanga umugisha uzaramba Imana itanga ibizaramba ntabwo itanga ibiguruka ntabwo itanga ibiguruka bane warahize ukanogeze mu bisubizo ukabona urabinyazwe yongera wisuzume neza rebe niba atariho kabutera niba atari ishuri ry'Imana byose birashoboka urabona atariho kabutera hari n'umuntu twaganiriye burya nkarigenga abantu bamwe tuvuna abahanuzi njye nkunda abahanuzi kandi nkunda ko n'abahanuzi basingira ubwoko bw'Imana bagasubizwa sibyo ejo twaganira n'umuntu arambwira ati abantu bavuna abahanuzi ngo kubera iki ugasanga uri gusengesha ku muhanuzi mu by'ukuri ikintu uri kumusengeshaho ni ishuri cyangwa se n'igihano cy'Imana cyangwa n'ikintu Imana ishatse kukurindiramo niyo mpamvu rero mbere yo kuza manza kuyibaza ngo none ni ishuri arimo nkomeze nsenge azarivamo n'iry'ubushake n'iry'abazimu bazanye icyo kivaho biroroha irya kabiri ni iry'umuntu yizaniye kumenya ko ikigeragezo wakizaniye bimenya bake kuko ibimenye ko ari wowe wagiteye wagikosora ubishoboye hari n'ikiza ari Imana kiriya rero cy'Imana Davide wakuba wajya mu bisate wajya mu buvumo wajya mu mazi ntabwo cyavaho cyagikurwaho n'igihe hari ikintu Imana igomba kukurindiramo igikura hari uko igihe kigeze kuko hari nk'umuntu uvuga ati umwana wino nk'ubu ukaba ufite umwana akakunanira akajya muri gereza kumbe ugatekereza ko Imana imujyanye muri gereza kandi yarakunaniye mu by'ukuri nibwo imujyanye muri gereza ishobora kuba ari igiye kumurindira kugira ngo hanze sitamwangiza agapfirayo kabarindira muri gereza kandi ariko Imana we abantu badukurikiye rero mwumve ko rya jambo twumve tunareba ariko tunagira ute tuniki hanyuma Jackie reka twigarukire ku bitangaza by'Imana abantu kuko twabigishije bumvise kandi banize pe abantu biwanjye basigaye banyumva munyandikire muri comment umbwira ati David aka kantu ndakize kandi ndakamenya sawa turabireba Jackie nire somo isi yakwigishije ukaba wararifashe neza isomo isi yakwigishije isomo isi yanyigishije kandi ukarifata neza byanditse no muri Bibiliya iravuga ngo uwizera umuntu avumwe isi yanyigishije umuntu ako karabaye isi yakwigishije umuntu yego iryo somo rifashe neza nararifashe
niyo naba ndi kukuka kanyuma ndarizi wizera Imana gusa niyo yonyine nta wundi. Ako mazi hari ukuntu ufite nk'umuntu wawe w'inshuti yawe uzi kubabazwa n'inshuti yawe rero n'ikisi yanyigishije uzi kubabazwa n'inshuti yawe umuntu wizera. Hari umuntu kubabaza ukumva wamubaza ngo nawe ari umuntu kubera satani cyangwa kubera ishuri ukumva wamubaza ngo koko nawe wabikora ariko ni umuntu udahinduka ni Kristo wenyine. Iyi si rero yanyigishije umuntu ati nawe nta muntu umuntu umwe bivuze neza aravuga ngo ibintu byako ukumva mbese agahinda kawe kugira ngo agahinda kawe kagabanuke mu mutima nuko wamugeraho ukavuga ati nawe ni wowe wabikoze nawe ukumva nta n'ikindi wamubwira koko nawe. Abantu bafite inshuti zabo zabababaje, abantu bafite abantu bizeraga bakumva ko ibyo bintu batabikora bababaje, reka tubabwire ati nimukomere. Namwe mwabereye abandi imitwaro mubasabe n'imbabazi cyangwa niba nawe ari umuntu wabereye umutwaro jya kumusaba imbabazi. Yarakwizeye ukamutenguha ugasanga umuntu akuvuza ibinyoma utanazi kandi yari inshuti yabyumvikana vuba ukumva wamubaza ngo nawe byari igihe nagezemo nkumva naguhamagara kubaza ngo nawe we ariko Kristo ni wakora ibyo nawe ukansiga koko ariko ntacyo Kristo turagumana iyo bagiye. Kristo we hari n'umuririmbyi iyo ndimbo nuko nazi ngo ninde wayanditse. Hari umuntu wanditse ngo inshuti zo mu isi nta kigenda zigukunda iyo uri mu munezero baje ki inshuti zo mu isi ejo bundi nibicamo ubona bizanya none hari abaza bububa uzi ikindi ndizemo iyo tubonye tugize ibibazo cyangwa impindukanye twari inshuti uzi ikintu nkuramo se ntabwo nyirarakara ngo mbabazwe n'abantu oya umuntu azakubabaza mpaka utakiriho. Ikintu nakuyemo mpita mvuga ngo kwari ukugira ibiro bishike kuko nari nkwizeye cyangwa ari inshuti yanjye ya hafi nawe uragiye ubaye nka karayi kagiye mu bindi kugira ibiro bishike. Urumvise neza ni nko gufata ikirayi ukacyongera mu bindi kugira ibiro bigize ute byuzure. Nanjye mpita ngufata nkaho byari ngombwa kugira ibiro bishike. Yego ariko se usibye isi yakwigishije tujye kwita tujya ku bindi nako gasubize mu mwanya mutoya. Umuntu we none hatari isi umuntu we yakwigishije iki umuntu kandi ari byo nkubwiye reka wowe n'isi yakwigishije umuntu ariko n'umuntu ayikinda nawe akwigisha umuntu n'ubundi ntari kubira mu byo nakubwiye pe umuntu ni umuntu nta muntu kamara mu buzima bwawe. Ndori impamvu hari igihe umuntu byabyara abana ko ababyeyi babyaye twabyaye narabyaye ababyeyi twabyaye ikintu hangayikira ni umwana. iyi si nawe ikintu cyamuhangayikisha ibyo bikaza nubona abyaye gusa uramuhangayikira iyo urwaye uraba ngo basirekanirerera abantu ariko impamvu nta muntu kamara unapfuye yabaho. None umubyeyi arapfa agasiga uruhinja ariko rurahinja ntabwo rupfa rukomeza kubaho. Umuntu yanyigisha ko nta muntu kamara mu buzima bw'undi. Ikimana yagambiriye bigomba kugikora sawa ariko ndakuvuza ku kantu n'uruhinja rutoya rukivuka ku kantu bararusiga rukabaho nyina ararusiga rukabaho cyane nta muntu kamara rukavamo umuntu wa danje akurana igikomere kari imfubyi ariko ntibimubuza kubaho. Yego nubwo ari imfubyi ari guca muri byinshi ntawe umwumva nta n'umukeneye ariko ariho kandi Imana yamugambiriyeho gikunda ikintu cyiza cya Yesu iyo bigenze uko bashize irema ibindi bizima bifatika. Igihe kigeze irema andi mashami igihe kigeze ubundi hari umuntu wabivuze neza ngo handi wumva ukicishoboye ntabwo Imana ikora ntaganga ikora irakureka hano gifite hano abantu wahamagara wa goma 5 akabyohereza irakureka ari gitunga abantu 250 simukadi zanjye zose zaruzuye ukibaza aba bantu mbatungiye iki no wari guhamagara ukamwibagirwa wanamugeraho ukanavuga ati uyu nkwe muhamagaye wapi
ikintu nabonye namurwaza mu kigeragezo abantu bose Imana isa nkaho ibaretse bakegerayo ese reka tujye ku bindi Jackie reka tujye ku bindi yego. hanyuma Jackie ubu uherutse twaganira ikiganiro cyiza tuvuga ivugabutumwa ryiza ndetse utubwira ko ubuhanuriye ari bwo bwa nyuma nta bundi buhanuzi yongera gukinira Imana kimanuka igakora. Jackie umurimo w'Imana muri iyi minsi uhagaze ute kuri wowe? Umurimo w'Imana urakataje urakomeje nta gucika intege nta kurambirwa imijugujugu amaherezo iyo tujya turahaza imijugujugu nibura ariko turayisora turayikwepa irayidusimbutse. base Jackie umara nk'igihe kingana ariko udasenyeye nk'abantu? nagiye nabasengera iyo nsenze ndabasengera kandi nagiye nasenga ubuzima bwanjye ni ugusenga yego. wenda ushobora kumara nk'amasaha nk'atanu nta muntu usengeye? byashoboka da byashoboka ariko ntibwakwira nasenze. byagenze ute? none se wasenga nuko uri ibindi uri mu bindi ariko gusenga dusengera abantu yego. oye nge ndibaza kuntu wamara amasaha uri mu bindi yego birumvikana. hanyuma Jackie nk'abantu bakugana nk'ikintu wakomojeho umuntu akakugana akakubwira nk'ikibazo cyo kumva cyorosha kuruta icyawe byitwara mute? ndamuhumuriza. ikintu cya mbere ukora burya ntabwo gusenga bihagije uhumuriza umuntu wabona ushoboye kugikemura ukagikemura ibyo udashoboye ukabiha Yesu. nka kwa kuntu watubwiye ati iyo uhanura umuntu nibwo bwa nyuma wakeneye ubuhanuzi nta gihe Imana igukoresha imirimo n'ibitangaza ukagira nk'ubwoba? hari ibintu ikora ukibaza ngo ni njye byaciyemo ni njye yabikoresheje. urugero ni benshi. hari umuntu mu minsi yashize igeze kuza gusenga yari afite gahunda yo kubagwa kanseri. hano bigeze nyuma araza turasenga Imana ivugana nawe iramubwira ngo irandevu ufite nyetesheje agaciro yo kujya kubagwa ntabwo uzabagwa. umuntu warura ararira njyana ugufashwa kumbi we yiririye ari gutekereza ukuntu azagwa ku iseta. Imana iramubwira ngo ntabwo uzapfa. ikindi cya kabiri nta nubwo iyo kanseri ikikurimo ndayikuvuye ugiye kuba muzima. arashidikanya nk'umuntu ariko Imana ikora ibyayo. ikintu cyanshimishije cyane imbaraga nuko yagiyeyo barongera bamucisha mu cyuma bisanzwe baramupima baramubwira ngo byagenze ute? kanseri yagiye byagenze ute? aramamagara cyakwa niyamamagara gutyo gusa mbona arateza araje arambwira ngo Imana yarabikoze nibe nawe turabasengera nimunatubwire ngo Imana yarabikoze mujye muvuga ko yabikoze kuko biratuvuna gusenga. arambwira ngo ya kanseri nk'uko Imana yabivuze ubu ndi muzima. rero tugiye muri detail nasanga ari byinshi. icyo kintu kigutera imbaraga uje rero ananiwe uhita uvuga ngo ifata kanseri ikayineteraliza cyangwa ikayishiririza iyo igakiza umuntu. ntabwo umutwe wananira Imana ntabwo wananira Imana ni Imana y'imbaraga. yego umuntu ashobora kuhita yibaza nkawe uyu muntu undi araza mu minsi yashize nta n'icyumweru araza yari yambaye sonde zari ebyiri yari yambaye sonde kuno sonde zigira yego zari ebyiri yego kamwe karahambire ku rwafata akadeyi ukahambira noneho dusenga Imana yo kabyara abaganga bari barayikuye mu byaranze yego biranga akigenda kiva hano agiye gutega moto iragwa. sonde agiye gutega moto iragwa yego. ayo ni amaboko y'Imana yari yaranze bavuga ngo bazamubaga kugira ngo bayikureho kugira bayikuremo. ayo si amaboko y'Imana igwa ejo bundi hari ku muhanda. rero dufite byinshi Imana yakoze. Jackie sinzi abantu muri iyi minsi sinzi impamvu bagenda babura icyizere cy'Imana igikora. dore ikikwereka ko igikora shingira ku byo yakoze uraho nta kintu Imana yagukoreye. niba ibyawe ntabyo utekereze n'ibyo none ugasanga umuntu ari aho ngaho ukumva nyine yabuze icyizere akavuga ati Imana ntikora none iki Imana ikoze bagatanya bakabitwerera Satani nkuko sonde yagize bavuga ati oya ura ntago ari umukozi w'Imana ubwo afite izindi mbaraga.
icyo ufashe ubona bibaye nk'uko noneho ari no kuntu wavuga umuntu njyewe barakora impita nijya no mu mwuka w'intuza nk'ubu ariko bashaka kuvuga nkawe nkavuga ati baje akafite izindi mbaraga nkavuga ati muri izo zindi mbaraga zikorera nawe uzajya kuziyora ariko mw'abantu mwe hari ukuntu umugani isize umumama wigeze kuvuga bavuga ati ubuzima arimo ati ntabwo waba muri etaje ati utarinda utagize ute none z'undi ko musanzwe muri n'indaya kuko nta etaje muragira umugani urumva ko musanzwe mubikora babahangaye ko nta ma etaje mugira ko nta mamodoka mutunga kandi ubundi namwe muri zo bivuze ngo rero wowe izo mbaraga warazanze kutagiye kuzizana sinzi ariko mana we sinzi ikintu umuntu yakora byiba nibura abantu bonge bagarura Imana icyizere abantu baraguye impamvu niyo si turimo ya none ibintu ahantu biri ku muvuduko biriho satani ari gukora ku manywa ihango si uko satani adakora arakora ariko n'Imana iracyakora mw'abantu mureke gutakariza Imana icyizere cyo kejo bona ari umuntu wambwiye ati buriya David afite reka nkubwire umuntu satani ari gushaka ni wa muntu kirimo imbaraga y'Imana ati n'ubu igeragezo bikugezeho uzamenye kaho ngaho wasabwe kandi icyo nyikundira ni gutanza ntabwo itanga ubugingo irabusigaza ntabwo iryo kosa Imana yarikora ishaka kumuvuga ati genda ukore ku rugo ukore ku bana ariko ku bugingo ntuzahakore uzaharebe hari hamwe n'ikitonderwa cyane Imana iracyakora ikindi hari umumama wamamagaye mu bihe byashize wowe Rusizi arambwira ngo maze imyaka 9 ku bantu bakuru ubwo murabyumva imyaka 9 nakoze ubukwe nkimara gukora ubukwe mbonana n'umugabo wanjye rimwe gusa kuva muri iyo myaka 9 nta kintu kiraba twibanira nk'abavandimwe ndi imbere y'Imana n'uwo mugabo nawe ni mubana arambwira ngo twarivuje yaba muri Kongo yaba mu Buganda naho tutagiye twashatse imbaraga izo za satani turabikoresha ibintu biranga ndamubaza se ntabwo umuca inyuma wowe kuri muzima ati wapi ikibazo ni umugabo ati wapi ikintu kirimo gikomeye Imana ramwe ngo dusenga ikintu yakoresheje ni bino bibora bya bura bubwera hasi abana bakunda kurya bw'icyatsi bw'uburabyo n'utwatsi twitwa nibo umufumba imifumba imifumba twajyaga tugiye kwishurisha Imana iramubwira ngo nagende abirye abivuga abiteke reka tumanze dusuza abantu bari ibintu byitwa imifumba bari imifumba bukomeye ndabasuje ndabizi muramurikene mwigira abasirimu cyane twarayiriye shaka ishuri tugiye ku ishuri twacaga tuza ahantu iri gahambira nk'uhambiye nk'ushaka wana ukagenda ugakubita mu bag waga ufite ukagenda rwose ujye ukumva niwe gitangaza n'ubu nakarya none byahuye nyuma byageze nyuma ngo abiteke abinywe iminsi 3 turashima Yesu umugabo we yabinyweye iminsi 3 ubu byarabaye ibaza no gutuma ubu byahashize amezi 2 yarambwiye ngo ndatwite Yesu we gitangaza ibyo ni mu bintu binera courage bikagera imyaka 9 ni myinshi mwabagore mwe na mwabagabo mwe n'ukuntu burayi bwateye hano hanze wihanganye uretse Kristo akwiye umugore katumushime n'intwari nawe Imana izamumugisha wa mugore we niba udukurikiye n'abandi bameze nkawe turabashimiye muri intwari pe muri intwari kwihanganira umugabo umeze gutyo ati turaho ati ubundi abandi bahita bavuga ati kubera ko rusiko kino kibazo kihari kubera kiwemenga gusanga kandi koko ntago abantu babyihangana ni bake pe babaroze ari uko babanye babaroze babanye kahibaza imyaka 9 ubundi mukabyuka mu gitondo mukajya mu bukwe mukishima mugaseka mukajya mu rusengero mugaseka mukajya hehe mugaseka mu biro anniversaire mukagenda mugaseka kandi umuzima bamucinyuma n'umuzima bamucinyuma mwasi ku murwayi kwa Kristo none umugore akafata iyambere yo gusengera umugabo yego mugore uri intwari pe n'abantu bameze nkawe turabashimiye Imana izaguha umugisha
hanyuma Jackie, iyi minsi uri kuyibona ute? Iyi minsi igoye umugenzi, iyi minsi abantu batagifite kwizera kwinshi, iyi minsi y'ijambo ry'Imana naryo kurivuga bisigaye bigoranye. Jackie, iyi minsi uri kuyibona ute? iminsi iragoye, usigaye ujya kuvuga Imana ngo babateka mutwe, niba bose barahiye imitwe ntabwo mbizi. Urumva ariko kubivuga none kuntu bivuga none niba bose barahiye imitwe ntabwo mbizi, abantu bararakaye. Sinzi ikintu cyabatinyuye. Abantu ntibacyubaha Imana, abantu barahumuye, abantu babaye indakare. niba ari ukutinda mu butayu, kubwiriza rero umunyabutayu biragoye. niba ari ukutinda mu ijoro ritumye abantu baba barakare. kubera ko abantu twabaye barakare cyane. Ariko hari ikintu kimwe nzi, urumva? Ikintu kimwe nzi nuko Imana ihari kandi gikora. Imana iracyakora mw'abantu, iracyakora. icyo gicuku wakivamo. Imana iracyakora. kandi buriya hari ikintu Jackie yakomojeho kare, tureke kurebera Imana mu by'itarakora. Hari ibyo yakoze, hari ibyo yakoze. ya niyo bincanze nkabona birakaze, mbwira Satani, nkumva Satani we nubwo byanze, ariko hari ibyo yakoze bene wacu batari gukora. Imana yarakoze. Ubone ni ikintu mpamvu gukunda, uri nyiri magambo meza cyane, magambo yo guhumuriza, kuko nk'umuntu tugiranye kuri uyu munota yumva iki kiganiro, ndekeza ko atangiye kubona neza y'Imana. Kandi abantu toroshye dukeneye neza y'Imana, dukeneye guhemburwa, dukeneye kumva amagambo meza cyane adufasha mu rugendo rw'uyu munsi. Bibiliya iravuga ngo abagenzi bananiwe gutegereza, bakanguze bya bimenyetso, iduhe manu y'ubutayu twemeza ko Kanani hari. Sinzi niba bakumvishe neza. Birumva umuntu wasomye Bibiliya, iduhe manu mu butayu itwemeze ko Kanani hari. Iduhe manu mu butayu itwemeza ko Kanani ihari. Kalebu na Yoshua bagiye kuzana gutata Abisiraheli bakiri muri Egiputa. Akantu ka manu rakavuze bitanibuka umuntu wakonaga gakoresha ngo manu y'Imana urayizi wowe. Ngo manu y'Imana none ngo bajya kuzana, bagezeyo ngo basanga abagabo ni barebare. Ariko hari abambere bari bavuyeyo, yego, ngo bagezeyo baza batanga inkuru y'incamugongo, baravuga ngo twe tumeze nk'inzige, twabarebye dusanga tumeze nk'inzige mu maso yabo. Ariko sinzi niba kugerayo bizadukundira. Ngo Kalebu na Yoshua ngo bagezeyo, ngo babarebye koko ngo basanga bameze nk'inzige. Ariko ikintu Imana yakoze cyiza gikomeye, ngo bazanye insari z'imineke, abandi bazana amatunda, bazanira Abisiraheli. Abisiraheli bari bavuye muri Egiputa, baravuga ngo nubwo abanaki, nubwo tumeze nk'inzige mu maso yabo, nubwo iyo turi kujya nta mbaraga dufite, ariko ndore ivuganye natwe, cyangwa hari isezerano rikomeye, tuzabarya nk'abarya imitsima sha. Kanani irahari nubwo bikomeye, yego, nubwo nanzira, ariko Kanani gizute irahari. Kanani iracyahari nubwo bigukomereye, ariko umugambi w'Imana uracyari mwiza kuri wowe. Nubwo wumva bitoroshye bizoroha, nubwo wumva inshuti zakuvuyeho, nibagende baziga. nubwo wumva ubuzima bwawe budafite icyerekezo, Imana ifite ibyerekezo byinshi. ureba iburyo ukareba inyuma ukareba imbere byanga, ari igihe byagasha, ari igihe ujya mu gicuku cyitwa Ngirente. ariko witeka, hari igihe ujya mu gicuku cyitwa Ngirente, ugahamagara bikanga, ukareba bikanga, ugasinzira bikanga. Ariko Kristo iyo yeyuye inzira usanga yari hafi yawe. Uzi ikintu cyiza David, iyo Imana ikoze usanga akayira kari hafi yawe, n'ubundi si kure, ntabwo ari kuri Imana ijye. Usanga byari hafi, wari uri kubireba ukumva wari bati basi si yo makora nkegezayo. abantu ngo babyumve neza, ni nko kubika ikaramu ku gutwi, wajya gusinya ukayishakira mu mufuka, kandi iri ku gutwi, ukajya gutira, urumva, ukajya gutira, ukakora urugendo, waba umaze kugera ahantu uri butire, wagezeho wavunitse, wakora ku gutwi ukahita uyibona. Abantu mubyumve neza,
ni nko gushaka ikintu gifashe mu ntoki ngomwa ukavuga ati telefone yanjye iri kandi uyifite mu ntoki mari dutungira agatoki. Hanyuma reka twige mu ijambo ry'Imana kuko iki tugenza cyane ni ijambo ry'Imana. Muzi ko nkunda ijambo ry'Imana. Jackie n'umuhanuzi Imana iri kugenda ikoresha muri iyi minsi, nkuko nabibabwiye, akanya ko gufata nimero ye turaza kugashyiraho nyuma, turaza kumusaba nimero yiwe ko umuntu wifuza gusengana nawe ndaza kugashyiraho nyuma. Reka twige mu ijambo ry'Imana. Ikintu tukwiye gukora ni kimwe, icyambere ni ukubanza tukizera. Buriya ngo nta wakwihana atizeye Jackie. Buriya ngo hihana umuntu wamanje kwizera Imana. Yego. Icya kabiri tukihana, icya gatatu tukumva ubuhanuzi bw'Imana, tukumva ijambo ry'Imana, tukarikurikira neza, kuko ibintu rero bikubiyemo araba ari ibintu byiza cyane. Jackie, karame, twasiganye nk'iminota nk'icumi, ndabizi niba uri buyikoreshe, ntabwo nzi ukuntu uri buze kuyikoresha rwose. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano muri Mariko ibice 2. Yego. Turasoma duhere ku murongo wa 6. Bibiliya iratubwiye ngo ariko adusome umutwe w'amagambo ava ngo Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu 4. Ariko hariho abanditsi bamwe bicaye biburanya mu mitima yabo bati niki gitumye uyu avuga atyo, arigereranyije, ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo. Mu mitima yabo arababaza ati niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshe ni ikihe? Ari ukubwira ikirema ni ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukubwira ni byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye. Uwo mwanya asohoka imbere yabo, nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Imana ishimwe. Turasomana hano, ndavugaho gatoya muri Mariko nanone ibice 5. Turasoma duhereye ku murongo wa 25. Nuko hari umugore wari mugongo wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane. Benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibyo Yesu araza aca mu bantu, amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago cye. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arababaza ati ninde ukoze ku mwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati ese ye abantu barakubyiga, nawe ukagira ngo ninde ugukozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo amenye umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushitsi, kuko ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, aramubwira ati by'ukuri byose, aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukire rwose icyo cyago cyawe. Imana ishimwe. Amen. Ntabwo ndavuga byinshi, ariko Bibiliya iratubwiye ngo hari ikirema cyari kimaze imyaka myinshi arwaye, yarivuje byaranze. Uburyo umuntu ajya kujya mu bapfumu ntako atagize. Umuntu ajya kuvuga ngo abenshi baza gusenga, baragerageje hose bikanga, bakabona kugira kuraje zo gusenga. None ngo iki kirema bene bo bari baramaze kucyakira ko kitazigera gikira. Ariko ngo Yesu ari Kaperinawumu, abo barwaza 4 bamenya ko umwami Yesu ari ahantu, baravuga ngo reka tumugurire ingobyi
tumujyane aho Yesu ari, turebe ko hari icyo byatumarira. Haleluya, Imana ishimwe. Noneho ngo byageze nyuma, ngo baraza, bageze ahantu Yesu ari, babura inzira, babura aho kunyuza uwo murwayi wabo, bigira inama yo gusambura inzu. Bari bafite kwizera gukomeye. Nawe ongera ugire kwizera, ongera ugire imbaraga zo kwizera. Ibyo Imana yavuze kuri wowe no kubikora, Imana izabikora. Yaravuze ngo ku bwanjye nzabikora, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Ikindi, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Ku bwayo Imana izakora icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Ntabwo byageze nyuma, barizera, basambura inzu z'icyo gihe, menya hari zitari zigoranye, barasakambura ngo bamanura ingobyi. Ako kanya bari bumvise aho Yesu ahagaze, ngo ikirema cyangwa uwo murwayi agwa ku birenge bya Yesu. Ngo akihagera, Imana y'ubwayo yitaye ku kwizera kw'abarwaza. Dukeneye abarwaza mu iyi nzira. Urwaje bangahe Tavi? Urwaje bangahe mubaze? Benshi. Akura n'abarwaje da, uba wabazaniye abahanuzi, uba wabazaniye n'ijambo ry'Imana, urahetse, urabarwaje. Imana iguha umugisha. Amen. Ngo byageze nyuma, Yesu amenya ko icyo kirema kimaze imyaka myinshi, ngo abyumvise, arebye kwizera kw'abarwaza, ngo arakibwira ngo mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe kubwo kwizera. Ngo ariko abanditsi n'abafarisayo, abafarisayo ni abandi, ni babandi tubana mu buzima bwa buri munsi, bazi ko bitazakunda, bazi ko ntaho uzagera, ntacyo uzimarira, byararangiye. Ariko reka nkubwire, ibyo barangije Imana iracyabitangiza. Nubwo bavuze ngo ntibizakunda, ku Mana biracyakunda we. Haleluya, biracyashoboka. Imana ishimwe. Bavuze ngo nta nzira, Imana iracyafite inzira nyinshi, muzifite n'iyawe irimo. None ngo byageze nyuma, ngo baritotomba ati tuyarigereranije, babivugira mu mitima. Baritotomba atarigereranije, ninde kubabarira umuntu ibyaha? Ninde mwene runaka, wowe kuri songa, ninde baravuga. Ariko Imana nyuma y'ibyo bavuze iraje ikanzura, ikavuga ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Noneho byageze nyuma, ikintu cyakurikiye yo kabyara ni Imana y'imbaraga n'ubutwari. Irangije imaze kubona kwitotomba kw'abantu benshi, iravuga ngo si ibyaha gusa, ikorera uburiri bwawe utahe. Nkuzaniye ijambo riva, nyimara kumenya ko ndakora ikiganiro nasenze kugira Imana imibyo kubabwira. Nkuzaniye ijambo rikubwira ngo ikorera uburiri bwawe ugende, ikorera ubwo bushumeri ugende, depoza uzabona akazi, ikorera ubwo bugumbu byare mu izina rya Yesu, ikorera iyo myaka yawe ushake. Ku Mana biracyashoboka. Imana igwe kwikorera ugende. Kiramubwira ngo ikorera uburiri bwawe ugende. Ngako kanya ubumuga bwe burakira. Abari aho baratangara, babona imbaraga z'Imana, babona ko ari Imana ibikoze, ngo barongera barizera. Itarabikora ntabwo bakwizera, itarahindura ubwo buzima ntabwo bakwizera. Ariko iyo ndwara umaranye imyaka myinshi, wivuje bikanga, ugakora bikanga, ndagutangarije uyu munsi tariki 11 ahari, ikorera uburiri bwawe ugende. Bwikorere nubwo byanze, ariko ikorere. Imana ishimwe. Ngo uyu mugore we noneho sasa, uyu mugore aramaze imyaka myinshi 11 uri mu butayu, uri kuva n'agahinda n'ikibazo. Ushobora kutajya mu kwezi, ariko nawe ufite ibindi wikoranye nabyo, wikoreye bimeze nko kuvada. Buryo uburibwe ikigeragezo kiryana, ari ikigeragezo cyo ku mubiri w'umuntu, ukarwara hahandi ntihakize, burakeye haragize ute, abantu wabakwepa, wahindura na karitsiye n'akarere, ariko hari ibintu utakwepa, ibigeze ku mubiri ntago wabikwepa. None ngo byageze nyuma, uyu mugore myaka 11 abana nayo, arwaye, ababazwa cyane, afite nimba, afite agahinda, afite umubabaro nawo gutakira. Uwakurwaza nago yakurwaza ngo umwaka ushire, ararambirwa akagenda. Izi nshuti tuzibona ruko twarembye cyane. Buryo wakurwaza nago yakugabira ngo ukwezi gushira n'ukundi kuza. Oya, wakurwaza ukwezi kumwe kibihawe byanze. Ubu ngubu ibintu byateye impamvu atakizera imbaraga z'Imana nk'uko mbaje David. Nawe umuntu ugicuruza adafite imiti y'abapfumu,
nta muntu ucyubaka adafite imiti y'abapfumu. Niba ibintu byose by'abatekinike, niyo mpamvu nibibaye batabyitirira Imana runaka ari abadayimoni babikoze. Nuko yakarizo mbaraga benshi bizereramo. Ariko Bibiliya yarambwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Kakanyongera wizera Imana kishoboye. Kugwagurutsa yabishobora, kuguhindura ubuzima yabishobora, nawe guhindura izina yabishobora. Akakanya nkuzana itangazo rivuga ngo haguruka. Haguruka. Haguruka icyangiro kigende. Haguruka ubushumeri bukuveho. Nango byagazanye uyu mugore ari mugonga imyaka 11 ababazwa ngarika huye na Yesu. Nawe hura nawe uyu munsi. Yesu muhure mu rugo rwawe, mu bana bawe. Yesu muhure. Ntago ari wabyaye ibirumbo gusa, ntago ari wo guharurira ngo byanze, ntago ari wo gukoronizwa n'abarozi. Oya, ngo Yesu nga ari kumwe nanone n'abantu. Ngo mugore arabyigana, arabango sinshaka ko bahanura naho batahanura ibyo naco bitwaye. Ndabyigana nshaka gukora kuri Yesu. Yesu nahatangwa araho ngenda mukoraho. Urabyumva ariko hari abantu basenga ngo Imana ibumve. Ujye usenga kugira wumve Imana, nugasenga ngo Imana ikumve. Imana naho utavuga irumva. Naho utasenga irumva, naho utabivuga irabyumva. Wowe ujye ubana nawe ngo uyumve. Arabyisigana ngakora ku mwenda we, ako kanya arabyizera. Ongera wizera ngo umuvu w'amaraso urakama. Umugore arakira, abimenya ko imbaraga z'Imana zikoze. Kwizera gushiraho ibitariho, kwizera guhindura ubuzima, kwizera guhindura amateka, kwizera guhindura byose. Imana ishimwe. Nkarangije ngo Yesu nawe arabyumva, amenya ko imbaraga imuvuyemo. Hari ababyiganaga bamukoraho ariko ntiyabyumva kuko nta nego bari bafite. Bakabyigana ku misozi, ntabyumve kuko nta nego bari bafite. Ngarika byiganya koze kuri Yesu. Yesu imbaraga imuvamo kuko aramenye ko hari umuntu umukozeho. Ngabigishwa baramubaza ati ariko nawe urakabye. Ubuzi byo kubwira abantu bwahari. Jya gutakira ubuza abantu ibintu ubabwira. Igihe abantu bakubyiganiye, abagore bakubyiza, abagabo barakubyiga, abana bato bagukozeho, nibwo ubonye ko imbaraga ikuvuye. Muravuga ngo ya hari unkozeho. Imana ishimwe. Haravuga ngo ya ndumva hari umuntu unkozeho. Imana ishimwe. Iki kiganiro cyangwa iri sengesho cyangwa wowe uri kutwumva, aka kanya Imana yumva ko hari umuntu uyikozeho. Karangije aramubwira ngo hari umuntu unkozeho. Uwo mugore amenya ko Imana idahishwa, ngaza afite ubwoba ari guhinda umushitsi. Aravuga ngo ni njye wabikoze. Karamubwira ngo mwana wanjye, kwizera kwawe genda kukubere nkuko wizeye. Here none icyago cyawe nikigenda kikuveho. Mugore yarakize, aba muzima. Tugiye gusenga. Duhamagara Imana. Sengere mwiri jambo rivuga ngo haguruka. Byaranze. Hari igihe umuntu aba afite abazamuhagurutse. Mwana mwaravuze ngo ufite abamuririra. Ni nko gutunda. Ibaze ni nka gutya. Iwanya ari wowe batezeho kurya kubaho. Ntago umeze nk'ufite abatezeho. Hari umuntu ufite abatezeho kwirira, hari n'uwo babatezeho. Ntago mwagenda inzira imwe. Nubwo mwabaho kimwe. Nuhura n'umuntu waguze iPhone, iwawe bateganyiriza. Ntuzayigure kuko ni wowe bahanze amaso iwanyu. Ibintu birahabanye. Imana ishimwe. Nuhura n'umuntu yambaye baze 500, ntuzagira ngo urakare kuko wowe ni wowe bateze amaso. Nuyigura bazarya iki? Nuko ibintu bimeze. Tugiye gusenga. Zamura kwizera kwawe. Ngiye ibyo naguhanura birava mu kwizera kwawe. Uko ndakubwaya numye birava mu kwizera kwawe. Kuzamure. Uvuge ngo maze igihe kinini ndi kwirembo sha. Ndi na muntu wo kunyitaho nta nuwe kumagurutsa mfite. Ibyari kugwagurutsa ari diplome, ndeba imyaka imaze yicaye. Ibyari kugwagurutsa kara gasura kawe umaze gusaza. Byaranze. Ari igihe wibereye uri keza. Akabati nubwo byakwanga. Ndisiga utuvuta tukamfata. Nakisiga makeup kakagiraho. Hari umuntu byangano muri Snap bikanga. Turi hano nk'abantu. Ariko yabataka gasura wenda kazamvugira. None imyaka iri gushira wagize ngo uri kuba umwana, uri gusaza. Nari yasura naga ikikuvugiye. Tugiye gusenga Imana. Izi guhagurutse. Ibyari kuguhagurutsa bari bene wanyu none bakuvuyeho.
umugabo yari kuguhagurutsa none ntago akiguhagurukije. Tugiye gusenga Imana uyinginge guhagurutsa. Uko uhagurukije uriya ufite ubumuga igakiza uriya mugore hari mugongo, nawe Imana iguhagurutse mu izina rya Yesu. Uri Imana y'amahoro, zamura ibyifuzo byawe. Ushobora gupfukama upfukame, nushobora guhaguruka uhaguruke. Tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga imbaraga z'Imana nonaha. Imana iguhagurutse. Uri imbaraga zacu Mana, uri ibyiringiro byacu Mana. Turagushimiye, turaguhimbaje, tuguha icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe. Turasenze muri uyu mwanya, senge umuntu wese uduteze amatwi, waduhanze amaso, umva gusenga kwe, wumve kwinginga. Hari abo mu kazi byanze, hari abo mu ngo byanze, hari abategereje urubyaro imyaka myinshi ariko byanze Mana. Ndasenza aka kanya, gera mu nda z'abakeneye kubyara, urememo insoro z'umugisha. Gera Mana ku bantu bafite indwara zananiranye, utange gukira. Abarwaye amaguru, kanseri, indwara z'ibyorezo zateye ni nyinshi, wowe uziza amazina kuturusha. Umuntu wese udukurikiye yizeye muhe gukira. Dusenga abanyamadeni ubishyure, badafite akazi utanga akazi, bakeneye kubakire mu izina rya Yesu. Ongera utange ihumure, hembura imitima y'ubwoko bwawe Mana. Bibiliya ivanga bagushakana umwete bazakubona. Ijambo rya rirongera rirambwira ngo muri Yeremiya 3:3 unabaza ndagutabara, nkwereka ibiruhije bikomeye utamenya. Baratabaje, mva gutaka k'ubwoko bwawe, mva gusenga no kwinginga. Tegera ugutwi gusenga kwacu Mana, kingura ijuru, fungura amarembo, wumve kwinginga kwacu. Imitima yacu yembukira imbere yawe, badafite icyerekezo urema icyerekezo. Abari mu mbamanda enye z'isi, umuntu wese uri kukumva, muramburira ukuboko, abona ineza yawe. Ngaho bana natwe utugirire neza, turabyumvise kandi turabyizeye kubikoze. Ufite amatwi urumva, ufite amaso urabona, ufite amaboko urakora, natwe tubyizeye utyo mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yes, turagushimiye cyane ko Yesu Imana tugejejeho. Tugeze muri kakanya kese ko gufata nimero yawe ku muntu wifuza gusengana nawe. Niyo mpamvu twagusaba ngo utubwire nimero yawe ku muntu wifuza gusengana nawe azakubone mu buryo bworoshye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, habwe icyubahiro abo twabanye. Gusa mu baduteze amatwi hari indwara Imana ikijije, hari indwara amahirwe Imana dusenga ikiziza. Abaganga bakiza n'izo badakiza Imana irazikiza. Imana irambwe ngo ikijije indwara, Imana ikijije indwara. Wafite icyifuzo cyananiranye usengera kikanga kuvaho, nico gihe Imana igikuyeho. Imana ije guhembura imitima y'ubwoko bwayo. Haleluya, haleluya. Imana iravuze ngo ije kuzura ibyawe byapfuye. Hari amarira Imana ihanaguye ku maso y'abantu bayo. Imana ishimwe. Turaho nimero yanjye MTN nago ubu biri kuri rezonge kwa Tego ni 0723108888. Ayisubiramo 0723108888. Iri no ku WhatsApp. Yego. Yes. Hanyuma ndabashimiye cyane wowe wakurikiye ikiganiro cyose kugeza ku tugisoje. Hanyuma nawe Jackie ndagushimiye kubwo kanya kabaduhaye kaba katoroshye ko kuza kutuganiriza. Hanyuma ko umuntu dukurikiye utarakora subscribe nawe wakunze ibiganiro tukugezaho cyangwa se nivuga ubutumwa tukugezaho wakora subscribe. Ariko nanone mu ufite inshuti yawe wifuriza ibyiza, wifuza ko yabaho neza, yakunga kumva Imana bundi bushya, wamusharinga ikiganiro cyangwa se kimusangiza kugira ngo twese Imana ikomeze kuduhana umugisha. Jackie ndagushimiye. Urakoze.